tukuta ari muri moto bita ngo ni barejeje abwita bwa Vespa rero moteri bya tukuta bugira amazina menshi Copy that, we see him. copy that turamubonye ova baramuyoye akamoto gasigara mu muhanda dore ngabo kasigaye mu muhanda ubwo baramujyanye murege muri bari no ibipfunsi birarya ngo barakubiswe umugenzi baranigagura baswe baramwambitse baramushimusa kandi yagendaga mu muhanda abantu murege muri bari turamubonye wese him yaragaragaye agafino karacyajyayo birarangira biteye bireza hehe ko mu byukora aho rero ndi mu bagenzi babonye mu rukabiro w'abantu usanga bashinzwe kureba bya bindi by'abantu bakora muri za pisine n'abantu barakwereka Central Intelligence Agency Langley Virginia muri Amerika amafoto yagezeyo uyu mugabo yapfuye sibyo Sir? nyakubahwa Are we expecting that to change between now and after lunch? muragira ngo ibyo tubiganire n'urangaje tuganire nyuma yo kumunamara kurya Sitting alone at Chez Francois on our anniversary. Why was I called in? uyu mugabo ni kubera iki nabampamagaye nari ndi ahantu nari nibereye For Imam Yassid Khalil. ni kubera ikibazo by'ukuri cya Imam Yassid Khalil He got a new lawyer. yamaze kuba yabona undi mwavoka mu cyaha kigomba kumuvugira amategeko That's saying that he just gave a go order for an attack on kandi yaramaze kuba yanatanga n'irindi tegeko rishobora kuba ryakohereza igitero go order for an attack ngiye kuba impamvu tuguhamagaye tugukura muri lunch yawe y'amanywa all we have, sir. yego nyakubahwa Order for David Mercer. undi muntu yaratumye ni umugabo bita David Mosso Trust fund jihadi of Bloomfield Hills. uriya mugabo by'ukuri turimo turizera neza mu by'ukuri kandi umuntu nawe ushinzwe ibikorwa by'iterabwoba muri Bloomfield Hills And then yari umukirisitu arangije ava mu bukirisitu mu musilamu kumara ko umusilamu yabaye ikihebe owns his spiritual authority. icyo bigaragara mu by'ukuri imamu uriya mugabo imamu bigaragara ko yaramaze kuba yatanga mu by'ukuri uburenganzira none bw'imyizere spiritual authority The ordered attack. nyakubahwa bigaragara ko bari bohereje nanone igitero bategetse itegeko riri kuri igitero the ordered attack yaragiye kwirira n'umugore we Send a car from my wife and munyohereza imodoka ku mugore wanjye my flowers. I mean, uramwohereza indabyo nziza mubwire ko genda ntari bushobore kugerayo ngo yari arimo aririra barakwereka muri ako ka mwanya bagenzi ba mugore bita Alice Lasine aho yajyaga nari njya kureba nyakubahwa Laji ni yego ndabasabye Lowell. yego ko uraho sha yewe niko Wait. umeze ute sha This lady, I'm sorry. wihangane nakerewe ariko nta kibazo She apologizes, snaps his neck, and just urabizi nari nabanje kuganira n'umudamu I told the story. ariko amateka rya sinigeze nyakubwira yego It keeps getting better. uhora uyagarura n'ubundi dore ngaho keeps getting better ariko yenda wasanga niyo tumuhoromerwa neza You told from Langley? aka ni akantu gashashikuye muri Langley muri Virginia ni muri Amerika yego akirumva ntabwo wakumvira ukirika mu matwi ibi biri live se Beta testing. yego biri live ntawe ndi ndabibwira I want one. Come on back to the fields and I'll get you one. nyine nanjye kureba amenya n'amakuru yagaruka kuri field igaruka mu kazi nanjye ngushakira amakuru Community embed posts and allied countries are dead zones. ikigaragara mu by'ukuri igihugu cyacu kimaze kuba nk'agace k'urupfu red zones none Alright, look, I'm an asshole. But we need wa mwana cyo nagira ngo nkubwire mu by'ukuri genda umuswa ndabyemera ariko dukeneye abantu nkawe more people dying. igihe muri kumera akazi abantu barapfuye benshi ibyo byabaye Paris yiryigayira wa mwana So how's your divorce coming along? none divorce yawe gutandukana n'umugore irimo aragenda tubyihorere Do that when you don't want to talk about something. rimwe na rimwe ndabizi udashaka kugira icyo uganira urambwira ngo tubireke I wish your chief back then. I know. nakifuje ukongera ukanagaruka nanone If you want me to make peace with losing people, niba ugira ngo by'ukuri mbashe kuba nagira amahoro no kubura abantu I lost him nta at mpamvu yatuma mwakongera gusubizamo hariya muri kariya kazi Paris station. It was nabuze abantu muri Paris nari ndiyo niho mwari mwaramaye akazi abantu barapfuye n'abandi barapfa I've got 30 years in the crafts. wa mwana ngiye kuba namara imyaka 30 ndi muri kano kazi Don't ask me to cover what you can't bear to face. ntabwo ushobora kuba burya wakora akazi k'ibintu utazahura nabyo Nobody wants to face. kandi impanuka burya mu kazi zibaho Let the past go. reka ibyahise birangire Or it's going to get in the way. ureke nanone ibindi bihaziri bitazakugera mu nzira wikure mu nzira sibyo uzazara ngaragira bumusubize mu kazi murajye mureba rero baraganiriye uyu mukobwa ari London yari mu Bwongereza uriya bari kuvugana avuye Langley muri Virginia ari muri Amerika murajye mureba rero undi mugore bagenzi uri kuvuga commanding post nawe ari mu Bwongereza ariko bugeze bajya guhurira he barakwereka Dominicani baryanditse ngo iki we uzi ko nanjye kanditsemo agatwe hari abari bari kwinjira n'ikibuga cy'indege cyahe cyo muri Russia That may just trump Ebola for the nightmare.
Metro. ni mu gihugu cy'uburusiya niho hantu twari duhereye bagenzi kuri airport. Likely source. Ibi bintu uko murimo muragenda mubireba neza ni ibikorwa by'iterabwoba ariko kandi ibikorwa by'imiti ishobora kuba yakwica abantu mu gihe gitoya cyane. Ya passport barazihawe mukomeze over London bari bageze London bari bavuye muri Russia bavuye binjira London kuri mu rutano nanga twagarutse kuri ruhande umugabo turamufite dore ngabo wa mugabo ufite ubutumwa. That Mercer won't have met him yet. The Imam never uses the same courier Imam ntabwo ageze akoresha abantu babiri batandukanye for any recognition measures needed. nta n'umwe ushobora kuba yamenya ngo na kimwe yamushinja kuko nta cyaha runaka twe tumufatana gifatika ariko yicara atuma abantu ndetse agatanga n'ubutumwa. Advise that we can shut him down. uyu musore ari ubutumwa arajyanye ndakeka nabwo twabuhagarika mu nzira. Are you telling me we don't have another interrogator? urimo urambwira ko budafite umuntu dushobora kuba twakoresha akaba adashobora kutuzanira buriya butumwa uriya musore afite. Officer with London Station. ari mu ofisi ya by'ukuri ari hanga London Administration Caller. yitwa Alice Lasine nta amaze igihe kirekire adakora. Couple of years. mwamuhamagara amaze imyaka adakora nyakubahwa. I am, sir. ninde bigeze bakorana ni jyewe. dokima zimuranga ziri Run away. uyu mukobwa nyuma ya 2012 Paris yamaze guturika ntabwo ngiye gusubira mu kazi amaze imyaka 5 yose adakora. Found her on the street. Multiple foster homes. uyu mwana by'ukuri bwa mbere ajya kuboneka yabashe kuba yakurwa ku muhanda When she was 15. akimara kugira imyaka yakuwe ku muhanda afite imyaka 8 amaze kugira imyaka 15 nibwo yatangiye imirimo ya gisirikare ndetse n'indi mirimo nayo y'ubutasi ndetse n'ubupererezi dore ngabo. Case got her into the aho police tuvugana gutya umukobwa amaze kuba yangana gutya mu Paris Lasine. trip to Northwestern. Now we recruited her because she scored off the charts. twari twamaze mu by'ukuri kuba twamuha akazi kubera ko twabonaga ko hari byinshi yarashoboye. The rocky part. And that the 2012 bridge bombing. 2012 mu by'ukuri yabashe kuba yavugana n'umuntu wabashe kuba yatega ibisasu mu gihe mu kiraro cyabashe kuba cyaturikira i Paris mu Bufaransa. Action of the 2000. amenya amakuru yose nubwo yaje kuyamenya yaritinze kubera ko twari twamuhaye akazi bikerereweho gatoya. nyuma y'ibyamubayeho yakomeje kwiga ibyo byaha kuri we wabikoze Her and the agency into akaba yarakoranaga na agency no muri Amerika yitwa Eric Lash. a community, which is why we didn't consider her. ariyo mpamvu n'umugore tubona neza ko twamukoresha kuko yageze anakora na CIA. Enough time to knock the rust off. ntabwo twagira umwanya muremure wo gutegereza nyakubahwa. Do you have a better idea? nyawe ufite igitekerezo cyiza ko yakora ninde Anyone? uwo ari we wese umwambi iwanjye kureba municare hano. anyone ubu umwambi iwanjye kugira ngo unicare hano. Frank Sutter, London Station. yandi Frank Saba nkaba nkora kuri station ya London. bagira ngo usome ikinyamakuru uraza kumbwira. arangiza aragenda yitwa Frank Saba murajye mureberera abagabo. uyu mukobwa yitwa Alice Lasine hakurya iriya abagenzi muri mbere ishinzwe kubaza batangiye kumwigaho. kumira neza ikinyamakuru cy'imyaka cyerege n'umukobwa yatoragurukaga abagenzi ku muhanda. murajye mureba ndetse harimo n'andi merekezo. bari abantu bafite ibintu ndetse n'ibindi dore telefone uko zimeze rero. yaraje kuri cya kiraro kuri London Bridge cya kiraro cy'ubwongereza cyo mu mujyi rwagati. Frankfurt in 2014 for terror training. The Germans picked him up once, but hari ikibazo cya turimo turagenda dusesenguraho twaje kuba twareba mu by'ukuri cy'abantu bitoza. abadage twagiye tubabaza nta byinshi batubwiye kuko dukeka ko bamwe muri bo bitoreza iwabo ariko ntabwo ari ibyo gusa. until Mercer pings him so focus on getting the recognition protocol. hari abantu nanone bameze nk'aho bagira ngo arinde makuru bagira ngo bagende bahana inyuma y'imodoka yaturutseyo. aya makuru tukaba turimo turenda tunayamenya utazi nyakuri ikirimo kirajya mbere. Say you were HQ's first choice. nkaba nibuka neza ko bwa mbere kuri helicopter ntabwo njye ngikora ntabwo nyine kugira uwo nkora ntari mirimo nyine. You're being called up. uyu warahamagawe kuva wahamagaye ntabwo ushobora kwanga gukorera leta. You're right. icyo rero ikintu gihari Division has made his call. It's not a request. ntabwo iringira ari ubusare ntabwo ari ubusare injira imodoka tugende ntabwo ari ubusare ni imirimo agomba gukora kubera ko ari imirimo y'igihugu kuko aramutse ngo arebye nabi abantu bapfa ari benshi. ibyo byose ni kubera ko hari habonetse umuntu bagenzi bagira ngo babaze ariyo mpamvu bamaze gushyira abantu putting people in charge. yaje yaraje aratambuka gutyo ureberera ujya aritegereza arareba. Can you make this thicker? ntayo wabimfasha The says that the US government has been on your ass since you were a fetus. ndabizi neza ko mu kanya gato hari igihe ushobora gusanga leta y'Amerika itangiye kugenda bagenda inyuma ikoranaga n'impande zose. And take the camera out. iyo kamera muyikureho. Sure? ndabyizera yego. It's a trust deterrent. bigiye kuba byaba mu by'ukuri biraba mu cyizere muyikureho bantu bayikuraho bazanye dokima dore ngabo. Hello, Latif. bite Latif English? vuga icyongereza. It's Kalam Arabia? Kalam Arabia. How about your native Darija? how about your native Darija.
arayohereza umugore rekera Don't understand. ntabwo nsobanukiwe umuryo w'ibimi byanyu ntabyo nzi Back with an interpreter. ntabwo ari ngombwa ngo bajye kuzana byo kuri umusobanuzi You just responded to something I said in English. kubera ko ushubira ikintu nari mvuze mu cyongereza Twice. inshuro ebyiri kandi C'est ce qu'on me dit. no You can send your interpreter home. mwakohereza umusobanuzi we wanyu